Bakristo bavandimwe, Kristo yazakuzwe. Mbifurije kugira umunsi mwiza. Dusangiye amasomo matagatifu Kiliziya y'umubyeyi wacu yateguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere. Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma. Bavandimwe, ndavuga ku buryo bw'abantu bitewe n'intege nke zanyu. Ubwo mwari mwareguriye imibiri yanyu gukora ibiterasoni n'ubwigomeke, noneho rero nimuyegurire ubutungane butanga ubutagatifu. Koko rero igihe mwari abagaragu b'icyaha ntimwagengwaga n'ubutungane. Mbese byabunguye iki icyo gihe? Ko ahubwo ubungubu bibateye isoni, kuko amaherezo yabyo ari urupfu. Ariko ubungubu kuva aho mwagobotorewe icyaha mukaba abagaragu b'Imana, mweze imbuto zigeza ku butagatifu, amaherezo akazaba ubugingo bw'iteka. Nuko rero ingaruka y'icyaha ni urupfu, naho ingabire y'Imana ni ubugingo bw'iteka muri Kristo Yezu umwami wacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Hahirwa umuntu wiringira Uhoraho. Hahirwa umuntu udakurikiza inama y'abagiranabi, akirinda inzira y'abanyabyaha, kandi ntiyicarane n'abaneguranyi, ahubwo agahimbazwa n'amategeko y'Uhoraho, akayazirikana umunsi n'ijoro. Ameze nk'igiti cyatewe iruhande rw'umugezi, kikera imbuto uko igihe kigeze, kandi amababi yacyo ntagire ubwo arabirana. Uwo muntu ibyo akora byose biramuhira, naho ku bagiranabi siko bigenda. Bo bameze nk'umurama uhuhwa n'umuyaga. Nicyo gituma ku munsi w'urubanza batazegura umutwe, n'abanyabyaha ntibazajye mu iteraniro ry'intungane, kuko Uhoraho yita ku nzira y'intungane, naho inzira y'abagiranabi ikagusha ruhabo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yezu abwira abigishwa be ati, nazanywe no gukongeza umuriro ku isi, mbega ukuntu nifuza ko wagurumana. Hari batisimu ngomba guhabwa, mbega ukuntu umutima wanjye uhagaze kugeza igihe nzayihererwa. Aho ntimwibwira ko nazanywe no gutera amahoro ku isi? Oya, ndabibabwiye, ahubwo naje kubateranya. Koko kuva ubu urugo rw'abantu 5 ruzicamo ibice, 3 barwanye 2, 2 nabo barwanye 3. Bazashyamirana, umugabo n'umuhungu we, umuhungu na se, umugore n'umukobwa we, umukobwa na nyina, nyirabukwe n'umukazana we, umukazana na nyirabukwe. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, amasomo matagatifu araduhamagarira kugendera mu butungane no kugengwa nabwo, tubikesha Yezu Kristo intungane y'Imana, wazanywe no kugeza umukiro ku bamwemera bakamwakira. Isomo rya mbere, Pawulo mutagatifu aragaragaza ibihe bibiri bishobora kuturanga: igihe cy'ubucakara bw'icyaha n'igihe cy'ingabire y'Imana kigaragarira mu kuyikorera. Icyaha kitugira abacakara, ingabire y'Imana ikatugira abigenga. Icyaha kitubuza amahoro, ingabire y'Imana ikaduha ituze, ubwisanzure n'ubutungane. Icyaha kidushyira mu mwijima, naho ingabire y'Imana ikaduha urumuri, ikatumurikira, maze tukitandukanya
n'ibyatuma tutumvira Imana ngo dukore ugushaka kwayo. Icyo duhamagariwe ni ukwera imbuto zigeza ku butagatifu no guhora twifitemo inyota y'ubugingo bw'iteka dukesha kwemera no kwizera Yezu Kristo umwami wacu, we mahoro n'ibyishimo by'abamwemera bakamuhitamo. Mu Ivanjiri Yezu Kristo arakoresha amagambo akomeye ariko yumvikana igihe dufashe umwanya wo kuyazirikana. Ni amagambo tuzi ariko ashobora kugira ibisobanuro bitandukanye. Yezu yazanywe no gukongeza umuriro. Umuriro ushobora kumva mu buryo butandukanye. Umuriro ni ikimenyetso cy'ubusukuri. Umuriro usanzwe ukoreshwa mu gihe basukura cyangwa se bacura ibyuma. Dushobora gufata icyo kigereranyo tukumva ko Yezu Kristo yazanye umuriro usukura ukwemera kwacu, usukura imitima yacu, usukura imyumvire yacu, tukabasha kugendera mu nzira nziza atwifuzamo. Yezu Kristo rero yazanywe no gukongeza umuriro nk'ikimenyetso cya Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu agaragara mu byanditswe bitagatifu nk'umuriro. Intumwa nk'uko zabibwiwe zizabatiza muri Roho Mutagatifu. Batisimu Yezu avuga ishushanya ububabare, urupfu n'izuka bye twabatirijwemo. Kuko muri batisimu dupfa ku cyaha tukazukira kwigiramo ubugingo Yezu Kristo atanga. Yezu Kristo yaje gukongeza umuriro nk'ikimenyetso cy'urukundo. Urukundo ashyira mu mitima yacu tukaberaho gusa n'Imana. Yezu rero ntiyazanye amahoro, ahubwo we ubwe ni amahoro. Yezu ni impamvu y'amahitamo agaragaza urukundo, ukwemera ndetse n'ubuzima dushobora guhitamo. Yezu Kristo rero ni amahitamo yacu. Hari abamwemera bose rero barangwa n'urukundo. Kuri bamwe Yezu ni urukundo, ku bandi ababera impamvu y'urwango. Yezu ni impamvu y'amahitamo y'ukwemera kuri bamwe no gushidikanya ku bandi, amahitamo y'ubuzima kuri bamwe n'urupfu ku bandi. Ibi ni byo bizatera ugushidikanya kugera no mu miryango. Yezu Kristo aragaragaza ko uko gushidikanya, ubwo bushyamirane, ubwo gutotezanya kuzagera no mu miryango. Yezu Kristo aragaragaza ko abantu bazicamwe ibice bitewe n'abamwemera n'abamuhakana. Bamwemeye, abemeye Kristo n'abamuhakana, abasenga n'abadasenga, abakristo n'abapagani. Abemeye bazamurikira abataremeye, abataremeye barwanye kandi batoteze abemeye. Ni intambara, ni urugamba rwa buri munsi, ni urugamba ruhozaho. Yezu Kristo rero aratugaragariza ko uwemeye akamwakira azahora iteka aharanira ubutungane, maze ijambo rye rimutera inyota yo kumushakashaka. Uwemeye Kristo ahora amushakashaka. Uwemeye Kristo ahora afite inyota yo kumumenyesha abandi. Dusabe rero Nyagasani ashyire mu mitima yacu inyota y'ubutungane n'iy'ubugingo bw'iteka, adusukuze Roho Mutagatifu, bityo tubeho mu mahoro kuko tumufite. Ufite Yezu aba afite amahoro, isi itamwaka, isi idashobora kumwambura. Turahirwa rero igihe cyose dukurikiza inama Yezu Kristo atugira, igihe cyose duhimbazwa n'amategeko y'Uhoraho, tukayazirikana umunsi n'ijoro. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose kandi akabana nyir'impuhwe, nabaho umugisha, abarinda bakomeza biteho, abaha amahoro, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.